abantu bakomeje gushayisha bakanga kumvira Uwiteka Imana yarabagosoye yabagoshoje intara zitandukanye ariko banga kumva. Ariko Uwiteka namwe ngo dore azanye cisha bugufiya, azanye Hina, Akarenge, reboze kontrebo. Ngo Uwiteka aje kwereka ubwenge bw'abanyabwenge yuko ntacyo bwaramwira ngo azanye cisha bugufiya, azanye Hina, Akarenge, ngo azanye Guma Murugo, reboze Ndabivuga Neruye Ntabwoba Mfite, ngo azanye Guma Murugo, repi kontrebo. Ariko Imana ishaka nuko abantu bateka, ntabwo agambira kugira nabe abantu be. Ariko abantu banze kumva, iyo abantu banze kumva Uwiteka akora ibishoboka byose akabazana n'ibihano kugira ngo abanera kurwanira kuzamura ikujyana mu mahanga mu diaspora. Uraryura hago ubona amafaranga uratunganirwa, ariko wishyuye Imana gusambana no kwikoza isoni no gukora ibyangwa n'amaso Uwiteka Imana. Inzoga barazinywe wara mwisi. Imana izanye cisha bugufiya, Imana izanye Hina, Akarenge, Imana izanye Guma Murugo. Bitewe n'iki? Nuko abantu banze kumvira ijambo ry'Uwiteka Imana, bitwara uko bishakiye, bariyobagiza bitwara uko bishakiye, banga kumvira Uwiteka Imana. Ngo gutumye abagabo benshi batoroka batingo, kutanyurwa gutumye abagore benshi batoroka bagatingo, gutanyurwa gutumye abana benshi batoroka bakata iwabo bakajya ahandi. Kutanyurwa nuko Imana kugize niko kuri gutuma umuntu ahaga akazi, yamara guhabwa akazi afite umushahara ushimishije. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana, wowe dukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose tunyuza hano byivuga butumwa. Amahoro y'Imana nabane nawe kandi umugisha w'Imana ukomo ndetse nabawe bose mu bice bitandukanye mugiye muhereremo kandi mu ntara zitandukanye ku migabane itandukanye. Mwese mukamwumva ururimi ndi kuvuga rw'Ikinyarwanda. Ubwo abarundi ndabasuje cyane, umve ko mbasuje bo cyane, ndabagumbiriye. Ariko kandi namwe mwese muherereye ku migabane itandukanye ku bihugu bitandukanye, burya mwese ndabasuje kandi ndabahaye ikaze muri kano kanya. Mugubwe neza, Uwiteka Imana abishimire. Kera twajyaga tuvuga mu rusengero ngo no mu ijuru bazabakire. Nuko nyine nuko tuza ngize umukene kumwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, niyo tugiye kugana muri kano kanya. Icyo mbasaba kimwe cyonyine no kugira ngo utarakora subscribe akore subscribe, ajya abona ibiganiro byinshi tunyuzaho umunsi ku munsi, kandi abadushyikiye muri rivuga butumwa turi gukora. Ikindi mwihangane dutangirane kino kiganiro tugisozanye, ndabizi ntashidikanya ko muri buze guhabwa umugisha witabiriye cyangwa se bumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mukozi w'Imana uraho? Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Shalom. Umeze neza? Turashima Imana. Ko witonze cyane? Ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe. Hari abaririmbyi bajyaga barimo ngo genda witonze utwaye amabanga y'Imana, genda witonze utwaye amabanga y'Imana. Niyo mpamvu uri muri iyo ndirimbo. Aya mabanga y'Imana yo turayagendana. Ariko kuba ikigaragaza ko umuntu atwaye amabanga y'Imana si uko avuga gahoro cyangwa se cyane. Ajya no kugenda wicengese nka kwa kundi umeze gutya. Oya. Gutwara amabanga y'Imana biba mu gukiranuka, biba mu mutima. Biba mu mutima. Ubwo ugiye kutubwira ko agakiza kaba mu mutima nawe? Agakiza kaba mu mutima, noneho ahubwo inyuma tukabona imbuto z'agakiza. Uko yagiye ubwira umuntu akavuga ati nyamara wa muntu we tutuntu wadukosa ntago tugendanye abakristo batugira. Akahita avuga ati nyamara agakiza kaba mu mutima ndakishijwe. Gatangira mu mutima ariko kakagaragarira inyuma. Kagaragara inyuma hashize kingana iki? Oya, ukikakira kagomba kwita kagaragara. Agiye ngwenda ifite igihe. Oya. Agakiza kabanza mu mutima, hanyuma y'imyaka 10 ndakazaza no. Oya. Abamwemeye yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Rero Paul yaravuze ngo abo bamwemereye bamwakiriye nabamaze guhamba kamere n'iruba ryayo. Yego. Reka tugushimire kandi tuguhe ikaze rero ugubwe neza. Murakoze cyane.
abaduteze amatwi nabo babasuhuza. turasuhuza abaduteze amatwi, abakunda ijambo ry'Imana aho bari hose mu bihugu bitandukanye ku isi. turavuze ngo turabakunda, ni ukuri turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe, mujya mutwereka ko mudukunda. Hari abaduhamagara, abo bose, hari abadusengera, aho bari hose turavuze ngo Imana mu ijuru ibahe umugisha. Amen, amen. Urakoze cyane. Reka noneho twinjire muri gahunda y'umunsi, mu butumwa Imana yaguhaye. Reka tugusabe usenga Imana, usoze tugeza ubutumwa Imana yagushyira. Imana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndakunezerera. Imana yera, jya neza, urakiranuka, urakiza, izina ryo habwa icyubahiro. Ngushime kuri Imana iri kumwe natwe, murengezi wanjye karuhura, utugire neza, habwa icyubahiro. None isaha tugiye kuvuga ibyawe, ndakwinginze Kristo kugira ngo turinde kongera ndetse no kugabanya, ahubwo ibyo ushima n'ibyo ushaka bibe ari byo biba, ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Turasoma ibice bya 15, turava ku murongo wa 11 tugiye ku murongo wa 17. Haravuga ngo umugani umwana w'ikirara, kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data mpa umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Izanye cisha bugufiya, Imana izanye Hina, Akarenge, Imana izanye Guma, Murugo. Bitewe n'iki? Nuko abantu banze kumvira ijambo ry'Uwiteka Imana, bitwara uko bishakiye, bariyobagiza bitwara uko bishakiye, banga kumvira Uwiteka Imana. Yusomye ijambo ry'Uwiteka Imana muri Yesaya, rirambwira ngo inka imenya nyirayo indogo, bikamenya urugo rwa shebuja, ngo ariko Abisirayeli bo ntibabyitaho. Abantu Imana yaremye ntabwo babyitaho. Abantu bakabije gushayisha, abantu bibagirwa Imana. Bamaze kwibagirwa Imana, bihamagarira akaga. Imana tugiye neza. Uyu mwana maze gusoma ahangaha, Imana tugiye neza. Kandi kimwe mu kintu giteye abantu bananiwe no kunyurwa, mbese n'iby'Imana yabahaye. Uku kutanyurwa n'iby'Imana yabahaye niko gutumye abantu benshi batoroka urugo, batoroka uruzitiro, bagatoroka urugo Imana bashyizemo. Kutanyurwa gutumye abagabo benshi batoroka batingo. Kutanyurwa gutumye abagore benshi batoroka bagatingo. Kutanyurwa gutumye abana benshi batoroka bakata iwabo bakajya ahandi. Kutanyurwa nuko Imana kugize niko kuri gutuma umuntu ahaga akazi, yamara guhabwa akazi afite umushahara ushimishije, ariko ejo akajya kurya ruswa. Uku kutanyurwa niko kuri gutuma umuntu afite posta y'akazi nziza, ariko bigatuma nanone ajya gukora ibyangwa n'amaso Uwiteka kugira ngo abone indonke. Ibyo biri guterwa no kutanyurwa. Imana tugeneza abantu batewe no kutanyurwa mu rwego rukabije cyane. Uku kutanyurwa niko kuri gutuma umuntu aba afite byinshi, Imana yaramugira neza, yaramuhaye umugisha, bigatuma ajya gukora ibyaha kugira ngo abone ubukire burushijeho. Imana turengere. Uku kutanyurwa kuri gutuma bamwe basambana kugira ngo bakunde bahabwe za promotion mu kazi. Uku kutanyurwa niko kuri gutuma abantu benshi bata ingo zabo bakajya gusambana hanze. Imana itujye neza, haleluya. Ariko Uwiteka akuntumyeho. Imana ibabajwe nuko abantu banze kumvira Uwiteka Imana, bakaba bageze ku rwego rwo kutanyurwa. Uwiteka arambwira ngo Imana izanye Hina, Akarenge, Imana izanye cisha bugufiya.
tepile bose kuto robi etaya sharwezebo banima. Uwiteka arambwira ngo ninze ndangure sintinya kwivuga ndabivuga neruye. Yemwe abatuye isi, yemwe abatuye isi, Uwiteka ari kumbwira ngo ntacyo atakoze kugira ngo agire neza abantu, ariko abantu bakabije gushayisha no kwanga kumvira Imana. Imana yambwira ngo izanye Guma mu rugo, izanye cisha bugufiya, izanye n'Akarenge. Imana tugiye neza kuko benshi banze kumvira Uwiteka Imana. Hari impamvu zigira kure nye zitumye Imana ihaguruka ikazana ibyo bintu. Icyambere nuko abantu banze kumvira Uwiteka Imana, abantu banze kumvira Uwiteka Imana, abantu babaye ibyigenge, abantu babaye ibyigenge ku buryo bukomeye cyane. Imana itugiye neza, Imana mu ijuru iturengere, Imana mu ijuru ibane natwe, Imana tugiye neza, Imana tugire neza, Imana turengere. Icyakabi gitumye Imana ihaguruka, mwabwiwe kenshi ariko abantu bagakumva. Mwabwiwe kenshi Imana nabatumyeho. Imana yatumye abakomeye, Imana yatumye aboroheje, yatumye abakuru n'abatoya. Za radio zarabwirije, televiziyo ziravuga, ariko abantu kumva bakomeje gushayisha, bakomeje gukobya ubugome. Ahubwo inzangano n'ibyaha n'ubwicanyi n'inzigo n'ibiki byose byuzuye mu mitima y'abantu. Ibyo ngibyo bitumye Imana ibabara, Imana irababara cyane. Indi mpamvu Imana yarabagaye. Imana imaze kwitegereza abantu, imaze kubitegereza, yarabagaye. Yasanze ibuzuyemo gukiranirwa, yasanze ibuzuyemo ubugome, yasanze ibuzuyemo ibyaha, yasanze ibuzuyemo gukiranirwa. Ibyo bituma Imana ibabara. None irambwiye ngo nze ntangaze ngo Imana tugiye neza, izanye Guma mu rugo, izanye n'Akarenge. Imana izanye Guma mu rugo, izanye Guma mu rugo. Imana yagosoye abantu, Imana yagosoye abantu, irabagosora, ariko yarizi neza ko bazisubiraho. Aho kugira ngo bisubireho, ahubwo barushijeho gushayisha no gukora ibyaha. Imana yigishije abantu amasomo atandukanye, ariko banga kumva, ahubwo barushijeho gushayisha no gukora ibyaha. Imana tugiye neza, Imana iturengere, Imana turwanire, Imana dutabare. Rede bi contrerebo. Uwiteka arambwira ngo abantu barizamuye ku rwego rukomeye. Imana tugiye neza, abantu bo kwiringira imbaraga z'Uwiteka Imana, ahubwo biringiye ubwabo, biringira ubutunzi bwabo, biringira imbaraga zabo. Imana irambwira ngo dore habaye ibihombo bikomeye cyane. Imana irambwira ngo dore habaye ibihombo bikomeye cyane. Abantu habaye ibihombo bikomeye cyane. Bamwe biringiye ubwenge bwabo, abandi biringiye amashuri, abandi biringiye abana babo, ariko Imana irambwira ngo n'ubyo ngibyo ngo Imana ngo habaye igihombo gikomeye cyane. Nagiye kona mbona habaye ibihombo bikomeye cyane, habaye ibihombo bikomeye cyane. Ndabwirwa ngo n'ubwenge bw'abanyabwenge kandi bupfuye ubusa. Reka mbabwire, uko waba ukomeye kose, ubwenge waba ufite, Imana ibishatse yakuraho gatoya umuntu agahinduka debile. Kandi ngo umuntu nubwo yakomera kubaka icyari cye hagati y'ukwezi n'inyenyeri, aho naho Imana yamumanurayo. Roti pi contrebo. Imana irambwira ngo ije gucisha bugufiya, izanye n'Akarenge, kuko abantu banze kumvira Uwiteka Imana, kuko abantu bakomeje gushayisha bakanga kumvira Uwiteka Imana. Imana yarabagosoye, yabagoshoje intara zitandukanye, ariko banga kumva. Ariko Uwiteka namwe ngo dore azanye cisha bugufiya, azanye n'Akarenge. Reboze contrebo. Ngo Uwiteka aje kwereka ubwenge bw'abanyabwenge yuko ntacyo bwakora, Uwiteka atabarengeye. Uwiteka aje kwereka abanyembaraga yuko zitabakiza ku munsi y'ibyago, atabarengeye. Uwiteka aje kwereka abanyacyubahiro yuko ari we munyacyubahiro. Uwiteka arambwira ngo azanye cisha bugufiya, azanye n'Akarenge, ngo azanye Guma mu rugo. Reboze ndabivuga neruye, ntabwoba mfite, ngo azanye Guma mu rugo. Repi kontrere bobo. Ariko Imana ishaka nuko abantu baca bugufiya bakihana, nibamara kwihana Imana ikabagira neza, Imana ikabarwanirira, kandi Imana ikabatabara. Imana yambwira ngo izanye Guma mu rugo, izanye n'Akarenge, izanye gucisha bugufiya, ije gucisha bugufiya. Imana tujye neza, Imana ishaka ko abantu bakizwa, bakera, bagahindukira, bagasaba Uwiteka Imana imbabazi. Uwiteka ntabwo agambira kugira nabi abantu be, ariko abantu banze kumva, iyo abantu banze kumva, Uwiteka akora ibishoboka byose, akabazana n'ibihano kugira ngo abacishe bugufiya. Imana tujye neza.
neza, Imana turengere, Imana turwanire, Imana idutabare. Twasomye ijambo ry'Uwiteka Imana. Nuko rero uyu mwana, uyu mugabo, uyu muntu yari afite ngo abana babiri b'abahungu, ngo ari kumwe umuhererezi. Haramubwira ngo rero data, ngewe ndashaka ibyanjye, ndashaka umugabane wanjye. Ngo afata amatungo yarayagabanya, ngo afata ibye, umugabane we arawumuha. Ngo arangije bya bintu byose arabihambira. Akimara kubihambira, ngo arabyikora, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Imana tugiye neza. Akimara kugenda, atangira kujya mu kabyiniro atarakajyamo, atangira kujya gusambana atarabyigize, atangira mbese ngo arabyaya. Imana tugiye neza, Imana turengere. Nta kindi cyatumaga byaya, byari bitewe n'umurengwe. Kandi nk'uko Imana ikunga ngo abantu benshi muri iyi minsi impamvu badakorera Imana, benshi Imana bagire neza, aho kuyikira ngo ahubwo bararengwa, bagirwa imbaraga zayo, batangira kwihimbaza ubwabo, batangira guhimbaza no kuramya abantu, batangira kwimika ibigirwamana. Ingeso zabo mbi ziranukira Uwiteka Imana, bitumye Imana ibabara. Imana turengere ngo nuko mwana amaze gufata ibintu bye, ngo arabyaya. Bimaze gushira, ngo agenda ahantu, ngo ajya gusaba akazi ko kuragira ingurube. Umuntu umwe ngo afite ingurube, amushyira mu gikingi cy'akazajya amuragirira ingurube. Imana tugiye neza. Uyu mwana yabaga mu rugo waba ameze neza, ariko kumvira biranga, atoroka urugo. Amaze gutoroka urugo, yisanga ari kuragira ingurube. Amaze kuragira ingurube, ngo akajya yifuza ibyo zisigaje, ngo ariko akabibura. Imana tugiye neza, Imana turengere, Imana iturwanire, Imana dutabare. Abantu benshi bataye urugo uyu munsi none Imana irababona ko bari mu mwanda, bari bakijijwe, barangije baragwa, babivamo uyu munsi mu mwanda. Wari umukozi w'Imana, urabivamo uyu munsi none mu mwanda. Imana yagukoye kucyavira kuzamura, ariko uyu munsi none ibyo ukora Imana irabibona nk'umwanda. Imana yarakuzamuye, ariko ibyo ukora Imana irabibona nk'umwanda. Imana tugiye neza, Imana turengere, Imana turwanirire. Wari mu cyaro ukijijwe, ariko maze kugera mu mujyi urarya urahaga, wibagirwa Uwiteka Imana. Ibyo urimo Imana irabibona nk'umwanda. Imana yarakurwanira kuzamura, ikujyana mu mahanga, mu diaspora, urarya urahaga, ubona amafaranga, uratunganirwa, ariko wishyuye Imana gusambana no kwikoza isoni no gukora ibyangwa n'amaso Uwiteka Imana. Inzoga barazinyweye, waraziretse. Ibyo ngibyo Imana irabibona ko urimo ari umwanda, ariko Imana iragushaka kugaruka. Imana irashaka kugaruka, Imana irashaka kugaruka, Imana irashaka kugaruka. Kuko Uwiteka Imana yambwiye ngo abantu nibatagaruka, Izanye Guma mu rugo, Izanye Guma mu rugo. Ndabivuga Neruye, Izanye Guma mu rugo, Izanye cisha bugufiya. Imana izanye Hina Akarenge, Theological. Imana izanye Hina Akarenge, Imana izanye Hina Akarenge, Imana izanye Guma mu rugo Yihuse. Rebozi muyitegure. Imana tugiye neza. Si ngombwa kugira ngo ibyo mpanura ubyemeye cyangwa se kubyemera. Ubuhanuzi bwemerwa busohoye, ariko iyo duhanuye bikomeye ntabwo akenshi twifuza ko byasora, ahubwo twifuza ko abantu basenga bagahindukira amaso Uwiteka Imana, Imana ikabikuraho, kuko ni Imana y'imbabazi. Imana tugiye neza, haleluya. Kuko iyo umuntu aciye bugufi agasenga, abantu bakihana, bakareka ingeso zabo mbi, ngo bituma Imana yigarura. Igihe kimwe Imana yagambiriye kurimbura Abisirayeli mu butayu, ngo maze Mose azamuka umusozi atakambira Uwiteka. Imana ngo bituma yigarura, yari igiye kubarimbura mu kivunge, bituma yigarura. Iyo abantu basenze Imana, bijya bituma Imana mu ijuru yigarura. Roto bi contrebo, zone bi contrebo. Imana ishaka ko abantu bagahindukira. Imana turengere, Imana turwanire, Imana dutabare. Imana tugiye neza. Ntabwo abantu bari kuhamya Imana benshi, ahubwo bari kwihimbaza ubwabo, bishize hejuru, barizamuye. Rero ariko ibyo ngibyo ntabwo gace ifite. Imana ishaka ko abantu baca bugufiya, bakamamaza Imana, bakavuga kujya neza kuwiteka Imana. Ngo nuko rero urata uyu mwana, ngo amaze kona ari mu mwanda, inzara imwishe, yigira inama. Haravati rero kwa data hari abagaragu bararya bagasigaza, nge inzara insinzi ntangaha. Ngo araguruka yigira inama, aravuga ngo reka ngende subire kwa data. Ngo aragenda akigerayo, ngo aravuga ngo sinyikwiriye kwitwa umwana wawe, ahubwo unyemere yenda ngire umwe mu bagaragu bawe. Imana tugiye neza. Ngo ariko uwo mubyeyi aravuga ngo ntabwo nakugira umugaragu, ngo ahubwo afata imfizi nziza arayibaga, baramwakira. Ngo bishimira yuko umwana wari warazimiye agarutse, bishimira yuko wari warazimiye agarutse, bishimira yuko wari warabaye kirara agarutse. Uko niko Imana iginezerwa y'umuntu wari warataye Imana agarutse. Imana ikanezerwa y'umuntu wari waravuye ku Mana agarutse. Ariko abantu nibatagaruka, Imana izanyicisha bugufiya, izanye Hina Akarenge, Imana izanye Guma mu rugo. Imana ngo yagosoje
yashoje abantu intara zitandukanye ariko banga kumva. Ariko Bibiliya iravuga ngo ucyawa kesha kanga gashinga ijosi azavunegurika, azatungurwa. Rere boze contraire bobo, Imana tugiye neza, Imana turengeye, Imana turwane, Imana dutabare. Ucyawa kesha kanga gashinga ijosi azavunagurika, azatungurwa. Kandi Imana ikavuga ngo nanjye nzabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho. Ntabwo Imana igambire kubabaza umuntu, ntabwo Imana igambire kutugira nabi, ahubwo ishaka kutwihana ikatugira neza, kuko Imana ni umurengezi n'umutabazi. Abantu bareke kwihimbaza ubwabo, abantu bareke kwiringira imbaraga zabo. Imana tugiye neza, kuko abantu Imana yarabakomeje bamaze gukomera. Ikibabaje Imana ngo aho bakaramije Imana ngo bayihimbaze, ahubwo barisigaye bavuga ngo nta Mana iriho, nta Mana iriho. Mu mwanya wo gusenga Imana abantu bari gusenga abandi, mu mwanya wo guhimbaza Imana bari guhimbaza abandi. Kandi Imana yavuze ngo icyoro cyayo ntabwo izajya undi, ntabwo izagisangira n'ibishushanyo. Imana tugiye neza, nta bwenge, nta buhanga, nta budahangarwa, nta butware. Yewe niba bafite intwaro zimeze gute, niba bafite intwaro za kirimbuzi, nta bwenge nta buhanga byahangana n'Uwiteka. Imana irihariye, ifite imbaraga, ifite ubushobozi, irihariye yo ubwayo, irihariye. Rero Imana n'urukundo, Imana n'umutabazi. Ishaka ko abantu bagaruka, ishaka ko abantu bayegera, ishaka ko abantu baca bugufiya bakayubaha. Imana mu ijuru tugiye neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Amen. Amen. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze kukwagura. Uri kutubwira ati abantu nibasenge kugira ngo dukumire ibyo byago cyangwa se ibyo bibi bishaka kuza. Hari urakubwira ko n'ubundi basenga, uramusubiza ngo iki? Basenga amasengesho ameze gute? Ntabwo ari gusenga amasengesho adasanzwe wenda ngo bakora iminsi 100 cyangwa iminsi 70. Icyambere Imana ishaka nuko abantu bihana, nuko abantu bihana bakemerera Imana ko bacumuye. Ikindi abantu bagasubiza icyubero, Imana bakayisubiza icyubero cyayo. Birakorwa gute? Umuntu ufata umwanzuro ku giti cye, kuko n'ubugingo bw'umuntu ku giti cye. Ntabwo navuga ngo hazabe igiterane runaka, ahubwo buri wese wumva ubutumwa afata umwanzuro ku giti cye, kuko Imana izahana umuntu ku giti cye, izanahemba umuntu ku giti cye. Tubwiye ko wabonye Guma, niba nitutava mu byane tudahindukira Guma mu rugo ije. Abantu nibasenge ku giti cyabo. Nshobora gusenga njyewe nawe ugasenga, ariko runaka na nyirakanaka bo bakabyanga. Guma mu rugo izaza kuri abo banze gusenga, cyangwa twese zatugeraho? Munasenga ku giti cye gute kandi bose batashobora kubyumva kimwe? Iyo dusomye ijambo ry'Imana bashobora gusenga, nuwe mubare ukenewe ushobora gusenga kugira ngo ibyo byose biveho base wenda kugira ngo byumve. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 5 umurongo wa mbere, nuko ijambo rigera kuri Yeremiya aramubwira ngo abantu bazenguruke mu midugudu no mu mihana, ngo byibura barebe umuntu umwe wahagarara mu cyuho. Rero Imana ikeneye abantu bahagarara mu cyuho, abasenga uko niyo baba bakeya ariko bibagize no kuba babeshi, byibura akaboneka abantu bahagarara mu cyuho bakaririra Imana, bagatakambira Imana, bakatura ibyaha, bagasaba Imana imbabazi. Imana irigarura, Imana igire neza abantu. Naho ntabwo bishoboka yuko igihugu cyose abantu bakirizwa rimwe, cyangwa se karitsiye kabona n'ibihugu bigituwe n'abantu bakeya, ntabwo bose bashobora gukirizwa rimwe, ibyo ntibyakunda. Ariko Imana ikeneye abantu bahagara mu cyuho. Imana ikeneye abantu bahagara mu cyuho. Ese we ntabwo wari uhagije ku buryo wahagara mu cyuho nimba urimo koko, ku buryo dukenera abandi? Ntabwo nari mpagije, kuko Imana ibona mpagije ntabwo ari kuntuma, ishaka ko n'abandi basenga. Nagira ngo ushobora kugenda ukavuga uti reka magare mu cyuho nkumire ibyo ngibyo, nimba nta mubare runaka kumva ko wabuhagije. Nanjye ndasenga, kuko impamvu Imana ibamishura ibi ngibi nuko mba nasenze, kuko njya mfata ibihe byo gusenga nkerana n'Imana, Imana ikampa amakuru. Rero Imana yambwiye ngo abantu nibasenge, kandi nabo ngabo bumva ko batasenga nabo basenge. Mbese umuntu wese asenge. Gusenga cyane mvuga si ukujya mu misa kenshi cyangwa mu materaniro kenshi, ahubwo abantu bumve ko Imana ari ibagenga, bibuke umuremyi wabo, kuko Imana yagaye abantu yuko bayibagiwe. Mfite ikibazo, Imana yagaye abantu, mfite ikibazo kandi n'undi wese ashobora kugira ikibazo. Hari urabyumva uvuga ati njye n'ubundi ndasenga, nemera ko Imana ibaho, ndayemera naho ngeze niyo.
akavuga ati none abibwirwa ngo basenge ni bande ba bandi badashaka gusenga n'ubundi niyo wahonda inzogera gute ntibazabyumva. Ese umukiranutsi azazira umunyabyaha? ntabwo umukiranutsi azazira umunyabyaha, ntabwo umukiranutsi azazira umunyabyaha, kuko na cyagiye Imana iza kurimbura Isodoma, cyagiye iza kurimbura Isodoma, Loti yavuyemo ahungira Isowari, ntabwo yarimbukiyemo. Igihe cyo ku bwa Nowa abantu benshi imvura yarabanyagiye, ariko Nowa nabo umuryango we binjira mu nkugi. Ariko nanone byari kuba byiza Imana irukora Nowa n'abandi bakaba barumviye bakarukana nawe. Rero icyo Imana ishaka nuko hatagira umuntu n'umwe urimbuka bitewe no kutumvira. Rero Imana iba yantumye kugira ngo nze ndangurure mvuze impanda, byibura n'utazumvira yo kuzagira urwitwazo ngo avuge yuko ategeze yumva, ahubwo azazire ko atumviye. Dufite insengero nyinshi cyane mu gihugu, nyinshi kandi zose mu minsi yo gusenga ziba ziri gusenga, ziba zuzuye, zimwe na zimwe abantu babuze n'aho bicara. Ayo masengesho basenga ntabwo agera ku Mana ku buryo Imana ivuga ngo abantu basenge? Erega da kujya gusenga, kujya mu misa bajyayo, ariko ntabwo benshi basenga by'ukuri. Benshi ntabwo basenga by'ukuri. Abantu benshi basenga na buryarya, abandi babeshya, bandi nta gukizwa, abandi bagenda ngo abantu babarebe. Amasengesho yabo Imana irayagaye, irayagaye. Amasengesho yabo Imana irayagaye. Ahubwo basenge bakizwe, basenge bakizwe, basenge bihane, bagira urukundo, abantu bari ku bugome, abantu bari ku inzangano, abantu bahinduke, abantu bashake mu maso y'Uwiteka Imana, abantu bari gucanirana imanza, abantu basenge bakizwe. Naho kuriya abantu benshi bari kujya guterana, amasengesho yabo Imana yarayagaye, yarayagaye. Reka tugushime tugane ku musozo. Ibyo byose habwirwa benshi akumva beneyo. Imana igumugisha. Sinzi niba nta kindi wongeraho, uraduha nimero za telefone dusengera Imana. Murakoze cyane, nta kindi nongeraho. Nimero za telefoni ni 07 88 66 47 20. Imana ibamugisha. Imana mu izina rya Yesu Kristo ngushime kuri Imana amahoro. Ubutumwa mpaye gutambutsa ndabutambukije, bana natwe tugire neza, uturengere turwane tuneshereze, wowe kudutabara dukize, kuko Imana mva gusenga idahinduka, habwa icyubahiro. Tugiye neza Imana ukomeze kutwitaho, uturengere dukize muri byose, ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen.